Ibizamini bitanu by'ubuzima buri mugore wese yakagombye gukoresha. Abahanga mu by'ubuzima bagira inama abantu kwisuzumisha ibintu bitandukanye bakareba uko ubuzima bwabo buhagaze mbere y'uko batangira kumva uburwayi butandukanye. Abagore cyangwa se abakobwa ni ngombwa cyane ko hari ibyo baba bagomba kwisuzumisha hakiri kare bakamenya uko bahagaze, bityo bagafatirana ibyo bibazo bikiri hafi. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyandika ku buzima cyitwa The Ladies Room, mu nkuru cyahaye umutwe ugira uti health screening test every woman should undergo, tugiye kubagezaho ibizamini bitanu by'ubuzima buri mugore wese yakagombye gukoresha. Mwabiteguriwe kandi mugiye kubigezaho na Jean Denis. Ikizamini cya mbere, ikizamini cy'amabere, cyo bita breast examination and mammography. Muri iki kinyejana cya 21, kanseri y'amabere ni imwe mu ndwara zibasira cyane ndetse zigahitana umubare munini w'ab'igitsina gore. Gukora isuzuma bwite ry'amabere buri kwezi ni ingenzi kugira ngo urebe ko haba hari imihindagurikire idasanzwe y'amabere yawe. Iyo wumvisha hari impinduka zidasanzwe mu mabere yawe, uhita wihutira kujya kwa muganga bakagufasha hakiri kare. Abagore barengeje imyaka 40 ni byiza ko bajya gukoresha ikizamini cy'amabere bita mammography test byibuze rimwe mu mwaka. Ikizamini cya kabiri, ikizamini cy'imyanya ndangagitsina y'umugore, ibyo bita pelvic exam and pap smear. Ni bake bazi ko ari ngombwa ko umwana w'umukobwa ndetse n'umuhungu bari hagati y'imyaka 11 na 12 agomba guhabwa urukingo rwa virusi bita papilloma, yo bita human papilloma virus vaccine, rwo kumurinda kanseri, cyane cyane kanseri zifata inkondo y'umura. Abanyafurika benshi ntabwo babona urwo rukingo. Igihe rero abana bakuze bageze mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina birangira bahanahanye virus. Iyi virusi ishobora kugirwa n'abahungu ndetse n'abakobwa, gusa yigaragaza ku bagore bamwe na bamwe nka kanseri y'inkondo y'umura. Abahanga bagira inama ko umuntu w'igitsina gore guhera ku myaka 21 kugera kuri 65 bagomba kugana kwa muganga bakamusuzuma kugira ngo barebe ko nta bimenyetso bya kanseri yaba afite. Ikindi kandi nuko abana bagomba kubona ruriya rukingo twabonye haruguru. Ikizamini cya gatatu, ikizamini cy'uruhu cyangwa se icyo bita skin test. Uruhu ni igice cy'umubiri kikunze kugira ibibazo byinshi cyane rero ab'igitsina gore bakunze no kwisiga ibintu byinshi bihindura uruhu. Ni byiza gukoresha ibizamini by'uruhu igihe ugiye gukoresha ibyo wisiga bishya. Ni ingenzi kandi guhora usuzuma amabara adasanzwe ndetse n'izindi mpinduka ku ruhu rwawe. Ni ingenzi rero kugana abaganga mu by'uruhu kugira ngo basuzume uruhu rwawe. Ikizamini cya kane, ibizamini by'urugimbu, ibyo bita cholesterol screening. Abagore bari hagati y'imyaka 20 na 45 bagomba gukoresha isuzuma ry'urugimbu rwa cholesterol. Iyo basanze ibipimo bya cholesterol bizima, bajya kwisuzumisha rimwe byibuze mu myaka 5, keretse imiterere y'umubiri ihindutse cyane, wenda uramutse ubyibushye cyangwa se uhinduye ubuzima. Ibi ni ingenzi cyane. Ikizamini cya gatanu nacyo cya nyuma, ikizamini cya diabetes screening. Ikizamini ni cyiza cyane kugikoresha kugira ngo umenye uko isukari imeze mu mubiri wawe. Abahanga bavuga ko iyo ufite umuvuduko w'amaraso ukunda kuzamuka, ni byiza gukoresha ikizamini cy'isukari. Hari n'ibindi bizamini byinshi wakoresha. Ikindi kandi nubwo twavuze ku bagore, ariko n'abagabo nabo bagomba kubikoresha, kandi ni ngombwa ko tugira umuco wo kwisuzumisha mbere y'uko tujyayo ari uko turwaye. Ibi byibutse ba mama bacu, ba nyogokuru, ba nyogosenge ndetse n'abandi b'igitsina gore. Tugira ubuzima bwiza. Wibuke gukanda subscribe kuri YouTube channel Inama Nziza ku Buzima, ukande no kunzogera iri iruhande, ukande no kuri comment uduhe ibitekerezo byawe ndetse utubwire n'ibyo tuzaganiraho ubutaha.